Mwiriwe neza bene data, reka mbashimire kandi nongere mbasuhuze mu izina rya Yesu. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo cyangwa se kuri uyu mwanya usobanukirwe byimbitse inzozi urota, impamvu ushobora kurota inzozi mbi iyo utasenze. Muri izo nzozi mbi iyo uryamye udasenze harimo ibintu bibiri bitandukanye bigiye biri mu buryo butandukanye. Ushobora kurota inzozi nziza ndetse ushobora no kurota inzozi mbi kurushaho, ariko iyo uryamye usenze nabyo buri gihe urota inzozi nziza. Reka twese twongere turebere hamwe icyiza cyo gusenga ndetse n'ikibi cyo kuryama udasenze. Iyo uryamye udasenze uba uri mu kirere cy'imyuka mibi. Iyo uri umuntu w'Imana ugira ubuntu, marayika w'Imana agusangayo ukarota ibintu byiza nta kintu bitwaye, akagukurayo akakujyana mu kirere Imana ikoreramo. Hanyuma iyo atagusanzeyo uraryama mu gitondo ukabyuka cyangwa se mu bicuku bya nijoro ugashidurwa cyangwa se ugakanguka witeye hejuru ufite ubwoba ndetse umutima uri gutera cyane, cyangwa mu gitondo ukangutse kubera ko wari uri mu kirere kitari cyiza cy'umwijima ugikuwemo. Iki kirere rero ugikurwamo n'iki? Ugikurwamo n'umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana igufiteho muremure, yakubwiye ngo izakugirira neza cyangwa se izakora ibi cyangwa ikakureka ikakubonamo nk'umumaro, niyo ishobora kugukangura mu bicuku bya nijoro ibonaho umwanzi ashaka kugutwarira umugambi wayo utagezeho muri za nzozi mbi, muri cya kirere kibi urimo uranyuramo. Cyangwa se bwaba bugiye gucya mu gitondo ugakanguka wumva utameze neza, wakonyaguritse, wavunitse, warose inzozi mbi, uri mu marimbi, uri kwirukankaho n'ibisimba bibi, uri kwirukankaho, mbega za nzozi z'imiruho nyine zidakwiriye, mbega zidashinga. Izo ngizo ni igihe uba waraye mu kirere kibi. Ariko iyo waryamye ugasenga ugahamagara imbaraga z'Imana, ugahamagara ubuntu bw'Imana bukabana nawe, Imana ikarara nawe, marayika w'Imana aza akagufata akakujyana mu kirere akoreramo, niho umenyesherezwa ibyo ugiye gucamo, ubuzima uri gucamo, ishusho y'umunezero, mbese ibyo Imana igiye gukora. Ugahagarara muri rya jambo rivuga ngo nta kintu nzakora ntamenyesheje intore zanjye zintakira ku manywa na nijoro. Amen. Icyo gihe rero bigenda bite? Imana ikwereka ubuzima ugiye kunyuramo, ikwereka inzira ugiye gucamo, nimba ari inzira z'umunezero Imana irabikwereka, nimba ari inzira zo gutunga Imana irabikwereka, iciye mu bintu byose yagiye irema, mu mbuto zitandukanye, mu nzira zitandukanye, mu mashuri uri guca mu buzima bwiza cyangwa se ugiye guhindurirwa ubuzima, byose Imana ibikwerekera muri izo nzozi ikagenda ibana nawe ihindura ubuzima bwawe. Iyo ukangutse rero uba usabwa iki? Uba usabwa gusenga ukinginga Imana ikagukomereza amaboko. Kandi iyo waryamye usenze uciye mu mwanya Imana igushakamo, n'iyo ukangutse ukabona hari inzira Imana ikweretse zari zigiye kuba mbi ku buzima bwawe ugasenga, Imana ifite ubushobozi ndetse n'ubushake bwo guhita ibihindura, kubw'uko wakangutse wari uri mu busabane nabwo ikwereka ibigiye kuba, ugasenga Imana ikabihindura byiza. Sobanukirwa inzozi warose, tugusobanurire n'abandi tubasobanurire, maze urusheho kuryama usenze, ubyuke usenge, uragize Imana ubuzima bwawe buhore mu kirere cya Mwuka Wera, undi Imana izaguha umugisha. Shalom, shalom.